ubwoba bunyishe ariko byagenze neza. Amazina yanjye nitwa Mwiza Fiona, mfite imyaka 18. Mu by'ukuri naje nifitiye icyizere ariko sinzi ko nyibona. Zo witeguye ibintu byose harimo no gutsinda no gutsindwa. Rero ndashima Imana yatumye mbona pasi. Oya. Gusa niyo nifuzaga. Okay, nabihereye kera kuko numvaga ari ibintu bindimo. Nishimye cyane kuko wabibonye n'igihe wari uwa nyuma, so numvaga byarangiye ariko ndishimye cyane. No, nyiri hanze numvaga bafitiye ubwoba bose kuko ntari n'abakaba bageze imbere, ariko natambutse ngeze imbere numva n'ibisanzwe. Ndiyumva neza, cyambere ndashimira Imana kuko njya kuza nyine gukora nabanje mbyereka Imana ko ari iza kumva imbere. Ikindi ndishimye. Icyo ngiye kwitegura ni ukwagura cyane umushinga wanjye kugira ngo uko abo bambwiye ngo mwiteho cyane. Ngomba rero kuhitaho nkawagura nyine kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi yindi iryo kamba ryabijyanye. Pasi ivuze ikintu kinini cyane kuko now I'm feel so proud of myself than ever. Rero iranshimishije cyane. Yego nari mwizeye, nari mfite icyizere ariko birushijeho kunshimisha cyane. Naje nishaka nari mbyiteguye. Icyo nshingiraho ni uko nkuko nahoze mbibwira ku banyamakuru batandukanye, namaze kumenya agaciro kanjye. Bya bindi bita mu Cyongereza self-esteem, namenye value yanjye. Ubwo rero namaze kumenya yuko nkuko nyakwa Perezida wa Repubulika ahora twibutsa yuko twe nk'urubyiruko tugomba kwishakamo ibisubizo, cyane cyane ko urubyiruko rufite ikibazo cy'ubushomeri. Ubwo rero ngiye ngomba kuza mfite igisubizo kandi ngomba kubabera icyitegererezo.